ikaze kuri wowe ukurikiye ishya reka twifuriza ikaze aho uherereye hose ushobora kuba uri mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba mu burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutibagiwe mu ntara ya gatandatu abadukurikira muri diaspora hari abantu bajya batwandikira bari muri Canada mu Faransa Belgique n'ahandi hatandukanye mwese reka tubahe ikaze muri kino kiganiro Cyuzuzo uraho neza raho iyo shati nayikunze byataje amafufu yego hari ukuntu simbizi niba ari ukubera carrure yawe hari ukuntu ibintu biri tellement distingue bikubera buriya mu mutwe wanjye ntabwo yabaze y'umutuku wigeze kwambara ya sublime ntiramva mu mutwe ku buryo niyo wambaye amashati ameze gutyo mpita nyine femme de fer ego première dame clack it you know clack it why you like this but ufite ukuntu ça te va tellement ndabizi ko Aïssa ari bwemera ibintu ndi kuvuga merci beaucoup soit tu aba première dame cyangwa ton mari akaba premier monsieur kubera ko nyine il looks so good nyine nago bikwambara urabyambara wow merci beaucoup en tout cas yeah mumeze neza se Aïssa bon oui ça va merci yo the CEO in glasses oh gosh here we are amakuru se Mishu nanjye ndaho meze neza ya twizere ko n'abadukiye bameze neza ariko mushobora kuba mukeneye kumenya umuntu turi kumwe hano bari kumva igitwenge bari kumva umuntu useka bakayise ariko mu minsi ishize twanarabikomojeho Christian ntabwo turi kumwe abari mu kazi nawe ariko uyu munsi dufite umutumirwa dufite Pacifique Kayihura ikaze tugahaye ikaze cyane turakwishimiye hano hantu mwishya ngira ngo abenshi bari kwibaza bati se Pacifique mugiye kuganira ibiki turaza kubigarukaho ariko tuguhaye ikaze ndishimye cyane umeze neza meze neza murakoze kunyakira yego so mbere yuko twinjira muri hot topic reka nkwibutse yuko ugomba gutengamara hamwe na Tenga Promo wandika akanyenyeri 5 6 2 urwego ugakurikiza amabwiriza hari abantu batwarikiye bavuga ati se ko ngewe mbona nsaba IBM nkasaba bakashyiraho nimero yanjye ariko simbone message nuko ubu utariyandikishije yandikishe ujye ukurikiza amabwiriza hanyuma ubashe kwinjira nawe muri Tenga Promo ubona amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi moto imodoka amafaranga dore ko ibihe byakomeye ariko wagira imana gutya Tenga Promo ikakudabagiza na 50 sinayisubiza inyuma so gukurikiza amabwiriza hanyuma ikintu cyose uguze usaba IBM kugira ngo natwe tugire uruhare mu kubaka igihugu cyacu ahangaha ni kwa kunda ayo mafaranga agenda akajya mu isanduku ya leta akagira umumaro agateza imbere igihugu so mu kanya karibuze turaza twinjira muri hot topic so hari umuntu yigeze kubona kino gitabo byansiyo nyine Pacifique araza kukitubwira neza kuko ngiye ubwanye nanye nkikibona nabaje kugira ngo ni ikintu kijyanye n'iyobokamana umunara w'uburinzi like ubonye hano handitseho ngira ngo kuri kamera baraza kutwereka foi en la vie cyangwa se icyizere mu buzima niba mbisobanuye neza Pacifique Pacifique niwe wanditse kino gitabo iki gitabo yanditse mu rurimi rw'igifaransa araza kutubwira ibikubiye muri kino gitabo igitekerezo cyaturutse hehe byose muraza kugenda mubimenya muri kino kiganiro tugiye kugirana ni igitabo yanditse agaruka cyane ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akaba yararokotse niwe warokotse wenyine mu muryango we urugendo twavuga ngo rutoroshye yanyuzemo nirwo ruri muri kino gitabo anagaruka ku ruhare rwe rwa mama we ibyo yari yaramutoje ariko kubera ayo mateka ashaririye kubibanisha bikagorana urabona ahantu umubyeyi akubwira ngo jya wubaha kunda babarira ayo ni amagambo ushobora kumva uri umwana ukumva ko bishoboka ariko nyuma y'uko uhuye n'uwakwiciye kuvuga ngo uramubabarira kuvuga ngo uramwumva kuvuga ngo uramworohereza nk'uko mama wawe yabigutoje ntabwo ari ikintu cyoroshye Pacifique reka tugaruke kuri iki gitabo wanditse uti foi en la vie malgré tout twizere mu buzima
nubwo uko byagenda kose. Reka duhere ku izina ry'iki gitabo. Iki gitabo wacyanitse ryari, kuki wahisemo iri zina ntukite ukundi? Njya gutekereza ku mutwe naho iki gitabo nka titre byaje nyuma. Ndumva abantu benshi bandika igitabo akenshi ntabwo baba bafite titre. Urabanza ukandika, noneho wamara kuba ufite draft yose ugatekereza, ushobora no gutekereza ku matitre agera kuri 20 ugenda uhitamo. Ariko iyo yagarukagamo cyane, yagarukagamo kuko nashaka kuvuga ku buzima. Turi mu buzima, turiho, ntabwo twapfuye. Iyo tuvuga ubuzima turimo, iyo umuntu atereye icyizere cy'ubuzima ntabwo gishoboye kubaho. Navuga ngo turi bazima kandi tugomba kubaho uko byagenda kose. Tugomba gutekereza ku buzima. Ndavuga kubwo iri jambo ubuzima rigenda rigaruka cyane muri kino gitabo, rigomba kuza muri titre. Ubuzima burenga ubuzima buno dufite bukaza no mu butanga. Niyo mpamvu nanditse foi à la vie, vinyigumisha ho majuscule, kuko hazamo n'Imana, kuko ari itanga ubuzima. Noneho foi navugaga ntabwo ari foi tuzi cyane y'ukwemera nayo irimo, ariko noneho harimo n'icyo cyizere no kuvuga ngo foi à la vie malgré tout. Duca mu bintu byinshi cyane, ariko ujya buri gihe wizera yuko ubuzima bushobora kukofera ibindi byiza. Imana ishobora kugufungurira inzira. Ari umuntu wanditse igitabo mujya mumwumva cyane witwa Martin Gray, yari umuyahudi. Hari ahantu avuga mu gitabo cye, avuga ngo hari imigoroba cyangwa amajoro ashobora kuba meza cyane kurusha igitondo. Kuko tuzi ko twese tuzi ngo umunsi utangira neza, hari umuseke weya mu gitondo hakaza urumuri rwiza, uko bugenda bwira hakaza umwijima. Ariko hari ibitondo bitangira hari imvura, hari ikibundo hasa nabi pe. Wajya kubona nka 9 saa 10 ukabona akazuba karaje, hasa neza. Icyo rero nicyo cyizere uhera ubuzima bari biri gucamo nubwo bwijimye umunsi. Hari igihe nyuma iyo ufite icyizere wizeye ko bishoboka, ujya kubona abantu rwa rumuri ruraje. Kandi ibyo byo bibaho pe. Aho rero iyo umuntu yumvise navuga ngo inzira zitoroshye wanyuzemo kugeza naho uvuga uti nyuma y'ibyo byose tugomba kubaho, reka dusubize amaso inyuma. Pacifique muri jenoside wari ufite imyaka 13, wari ukiri muto cyane. Gerageza uduhe ishusho y'ubuzima wari ufite, wari ubayeho mbere y'uko jenoside iba. Mbere y'uko jenoside iba nakuriye mu muryango w'abakristo. Nakuriye mu muryango w'abakristo w'abantu bakunda Imana. Ari nayo mpamvu muri kino gitabo ngaruka cyane ku mubyeyi wanjye mama. Nabuze papa nkiri muto, mfite nk'imyaka 4-5. Noneho ahita atangira kugira izo hole ebyiri, kuba papa akaba na mama, kandi abishyiramo imbaraga cyane. Yari umuntu ukunda abantu cyane, akunda Imana, noneho akanadutoza za valeur Michel yatangiye avuga. Adutoza gukunda abantu. Mama yahoraga afasha abantu, nicyo kintu abantu bose bamuziho. Waranabyumvise niba warakurikiye ibyo mama we yavuze, nawe muvugamo hano ku nyogokuru baracyariho, avuga ku mukobwa we. Nawe yarabikonfirmaga, avuga yuko kandi nibyo twese tumuziho ko yafashaga abantu cyane. Mama yari wa muntu buri munsi ujya ku bitaro gushaka ba bantu barwaye kandi muri badafite kirengera kandi bari muri, urabona nko muri za chirurgie, abantu bahiye basa nabi badashobora kujya muri toilette, badashobora akabya kuboza nta ga yambaye, akaba mbese nibwo buzima yabagaho. Nicyo kintu twari tumuziho. Akunda gusenga cyane, akunda gufasha abantu kandi akabidutoza. Twakuriye rero muri iyo environnement iri mu rukundo, irimo kubana neza mu baturage. Mwarabana bangahe mu rugo? Twe twari 2, njye na mushiki wanjye, ariko hari abandi bana barenga 8 kuko twabaga twese ubwo papa amaze kwitaba Imana. Nyuma twaje kwimuka dusubira i Kibungo kwa nyogokuru. Twari twabaga Ibicumbi. Nyuma kuko ariho papa yakoreraga,
ubwo twarimutse dusubira Kibungo kwa nyogokuru ariko hari n'abandi bana benshi b'abandi batante mu miryango yo mu Rwanda mu miryango munini twabaga mu rugo turi benshi twabaga turi benshi very na favorite auntie nyine kubera ko ni bene ba babyeyi bagira igitsura ariko abana banakunda cyane hari aha bise binyibutsa iki gitabo njya kugisoma of course nabanje no kureba cover ukuntu hari ahantu hadekiriva ngo ni ijoro ryahinduye umwana umugabo ni ukuvuga ngo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi wari umwana w'imyaka 13 kubera ibiri kuba n'imyanzuro ugomba gufata uhinduka umugabo imburagihe utaranatekereza ko icyo kintu gishoboka wenda utanazi kuri kuba we aha hari mama wawe ukunda kumugarukaho which bisobanura ko ni urugero rwawe cyangwa se ni inkingi yawe mu kwemera kwawe mu uriwe mu ndangagaciro zawe bivuze ko nicyo yakubwiraga wacyumvaga nta na rimwe yigeze akubwira ngo caha ngo uvuge utereka ngiye kunyura ku rundi ruhande ariko ntekereza ko muri kiriya gihe byari bigoye ko umuntu akubwira ngo sohoka uvuge uti ariko se buriya kubera iki tugiye gutandukana ngira ngo ni kimwe mu bintu byagoye imiryango myinshi kuko hari abantu barokotse kuko bemeye kwicamo kabiri bamwe bakagenda hamwe bagira Imana bakazongera bagahura cyangwa ugasanga abagiye iburyo nibo barokotse abaciye mu yindi nzira bo barabishe mama wawe yarakubwiye ngo sohoka umaze iminsi akubwira ati nimbona n'akazuru kawe kari kwihumuriza umuhanda n'itaka ryo hanze ndagukubita nubwo twihisha ariko noneho this time arakubwira ati genda ushobora kurokoka wowe kuvuga ngo ndekuye akaboko ka mama ndekuye espace ndi kumwe n'umubyeyi wanjye n'abakuze n'ababyara banjye ndemeye ndagiye ngira ngo sibwo bwa mbere ugiye kumusuzugura izo mbaraga wazikuye zo kwemera kugenda kandi uzi ko usize umubyeyi umwe rukumbi wari usigaye bikaba ari nabwo bwa nyuma mwari mwongeye kubonana sinzi ukuntu yabigenzaga kuko navuze ko yakundaga gusenga kenshi yakundaga gusenga pe kandi agasa nkaho abantu ikintu bajya bavuga cyo kwerekwa kuko nka mbere jenoside twari dufite umusaza w'umupadiri twari dufite famiye yacu bari abakristo cyane noneho aratubwira twese twari twahuye muri periode ya kuko murabona jenoside yatangiye resetsi le 3 hari habaye pasika abantu bose bari bahuye famiye yose benshi bamwe baragenda abandi babasigaye muri ya periode yarabahamagaye aravuga ati mwese muze dusabane imbabazi mwese kuri pasika juste muri iyo periode urumva ko nta kintu cyari kiraba mwese muze dusabane imbabazi twese hasi ngo hari ikintu kigiye kuba ikihe ariko agira ngo mwese mugire imitima yeze dusabane imbabazi yajyaga bivuga akavuga bigiye kutwica yego yarerekwaga nyuma numva rero ibyo byose nibyo ntekereza yuko twari twihishaga ahantu henshi barabibonye twihishaga ahantu henshi mu bitaro byari Kibungo ariko ntabwo byamubuzaga gusenga peut-être simbizi nimba nabivuga nimba ari ibintu yeretswe nimba ari iyo instinct maternelle yagize agirira umwana we nimba atarashaka kubona ko dupfana simbizi ariko uburyo yabimbwiyemo yaranyicaje anganiriza nk'umuntu mukuru arambwira ndeba uko ibintu bimeze muri abana twari turi kumwe murumuna we yari yarabyaye abana benshi bakurikirana umuto yari afite amezi 8 yari ataragira n'umwaka uwakurikirana yari ataragira imyaka 2 bose bari bato mbese barakurikiranaga bose kandi ari bato iyo periode tumaze twihisha ntabwo dufite ikintu cyo kurya umuntu wonsa n'amashereka bari kubura n'ibindi noneho bakatangira kurira numva kwihishana n'abana barira byoroshye ubwo noneho hari amaze no gucaho umuntu ndabivuga wari uje aratubona mu idirishya tuzi mama amuha amafaranga ajye kugura nyaramubwiye nyine agenda agure nk'amandazi n'icyo atuzanire kuko bari bakigure hagati yabo bari bakigura ibintu ariko ni nko kumuhana no kugira ngo atavuga ko yatubonye umuntu ntiyagarutse urumva rero hari ibyo byose ari guterateranya noneho ahita anyicaza arambwira ati ugomba kugenda ubwo abantu baraza kutwica ibyo biragaragara none wowe kugira ngo ubeho va hano ndamuha se ndagiye cyangwa sohoka hano gusa wabona indi chambre ujya kwihishamo kuko twe turi mu bitaro ushobora kubona abandi bantu bakwagira ariko wowe singushaka hano urumva rero kandi nkuko babivugaga naramwubahaga cyane aho wenda nari kugira ya resistance umwana ashaka kugumana n'umubyeyi we yakuze ikintu cyatumye
numva ko ngomba kugenda kandi iyo phrase yambwiye ngo genda anayimwubahira nabanye nayo igihe kinini yamfashije no kudashaka gupfa muri jenoside niho mbivuga hari ukuntu ubivuze mu gitabo cyawe hari ingendo zitandukanye wagiye unyuramo ariko noneho ku ikubitiro bijya gutangira byatangiye ryari mwari muri hehe kugira ngo mwimuke muvaho muri mujyaho ku bitaro n'ahandi hatandukanye urugendo rwawe gerageza kurunyuzamo ku muntu udafite kino gitabo yanavuga ati ndashaka kumenya uko byarangiye ku itariki 7 z'ukwa 4 kuko nibwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiye mu Rwanda hose twari twakoze njye nakoze ikizami cyo kujya mu seminari icyo gihe wari ukirangiza primaire nari ndangije primaire nari nakoze ikizami cyo kujya mu seminari mama yashakaga ko nziga mu seminari cyane pe hanyuma uretse ko nubwo yashakaga yuko kubera ko ari ikigo cyigisha neza ariko iseminari nayo era amahirwe mu Rwanda icyo gihe cyane cyane ko abana b'abatutsi baravugaga kugira ngo babone ishuri ibyo bavugaga hanyuma nari nakoze examen hanyuma nimugoroba turaryama bisanzwe njye rero igihe bavuga yuko indege bayirashe n'ibindi amasaha yari bisinziriye nakangutse ni uwo petit sœur niwe waje kunkangura amwe mu mama arashaka ugiye guki so nzamuka nsanga mu rugo hose ni panike abantu bari gufunga amavalize abandi bakayasiga ubona kakavuye ko byahindutse abaze habaye iki arambwira ahita anyicaza arambwira njyana n'abandi bana mwese muzamuke mujye kuri paroisse y'Ikibungo hanyuma twe turahabasanga nkabaze habaye iki mumaza kumbwira ngo perezida yapfuye ntabwo nabihuzaga kumva impamvu perezida yapfuye n'iyo panike iri mu rugo nari nsanzwe nzi situation ihari mu Rwanda kuko kuva natangira primaire badufataga nabi baraduhagurutsaga mu ishuri mujya mubyumva ni byinshi cyane twe twari tubaye n'amaperiode tutabaga mu rugo tukahava complètement ariko sinumva impamvu noneho iyo panike ingana gutyo noneho tuzamutse tuvuye mu rugo tugeze ku muhanda nibwo nahise mpura na barrière nini mbona ko bikaze nyuma ntitwabasha no kujya kuri paroisse twaje gukata turagaruka dusubira mu rugo bafata decision yo kutujya kwihisha ku bitaro ku bitaro naho ni ahantu twari tumenyereye ibyo nakubera ko twahoraga kuri ibyo mama navugaga na sogokuru yari umuganga aho ngaho kuva kera bari bamuzi imbere ariko no dusanga byahindutse aramushaka kwakira tujya mu ma service yose baruka tubakira nyuma nibwo mama yabaye nkaha força twinjira muri salle imwe ya chirurgie tugumamo ariko nabwo baza kudusohoramo noneho hari umuntu wari utuye hepfo y'ibitaro tujyayo ariko nawe kubera ko yahigaga ntidutinde tukajya dukora amavayive tukagenda tukihisha iwe mu rugo byakara tukazamuka mu bitaro tuguma muri ibyo bihe noneho tuza kuvuye burundu tuza kuba mu bitaro nyuma baza sinzi ukuntu bakoraga contact baza kuvuga ngo hari umuntu watwemereye yuko yatwakira umupasteur wa église y'abamethodiste twari duturanye aravuga ngo aho ngaho dushobora kujyayo nabwo turagenda nabwo bari budusangeyo baduha umuntu duherekeza ubwo mwari nk'abangahe ugereranyije abakuze bawe abana aho ngabo nari icyo gikundi nagafite mwari benshi ari nka batandatu iyo mbabaze neza ni batandatu ariko utabariyemo babandi babiri batoya we tante yabaga ahetse umwe mama nawe ahetse undi bari bakiri bato yabo barabasigarana turagenda ku bitaro niho bwa mbere twahise dukubitana bari batangiye kwica batwicira abantu babiri imbere twe tuguma kuri morgue y'ibitaro by'Ikibungo hanyuma babaga basakuza cyane bamunanyije baragenda uwo musore niwe watuyoboye turambuka umuhanda tugenda dushira mu nzira tuzajya kugera kuri umupasteur turaharara nyuma nabwo baza kutubwira ubwo n'abamama barahadusanze hanyuma turahava nanone nyuma dusubira ku bitaro kuko ku bitaro babonaga ariho hashobora kuba ari amahirwe yo kubaho hari amahirwe gute hari harinzwe se ubundi mu Rwanda abantu bumvaga yuko ahantu bari buhurire benshi ariho barindirwa cyangwa hari na officiel abantu bubaha ahantu bazi kuko buri Ikibungo impamvu jenoside yakunze cyane kandi ikamara abantu hafi ya bose nuko bajyana hamwe bagiye kuri paroisse bajya muri evêché y'Ikibungo abandi bajya kuri commune byoroshye kugira ngo bahabicire bose abandi bajya ku bitaro nyine byaraboroheye cyane kwita ku buryo Ikibungo hafashwe kare ukwezi
kwa gatanu kwageze haranafashwe byararangiye ni ukuvuga ngo bose babishe mu kwa kane bakoze ufite inkotanyi zahageze zisanga abantu barabamaze zahageze mbere y'ukwa gatanu. ntekereza ko kimwe mu bintu byagaragaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni uko abantu benshi urumva ntabwo ibitaro winjiramo uko ushatse ufite aho unyura kiriziya something ntabwo hari ahantu utarengaga kimwe no mu biro runaka ni ukuvuga ngo ni ahantu abantu bose batekerezaga ko hubahitse ku buryo uyu munsi hari abantu batarakurura ukuntu abantu biciwe mu kiriziya. Oya ntuza yarabitubwiyeho Scholastic yaratubwiye ngo guhera muri za 1963 abantu bahungiraga kuri paruwase bagataha urumva ugasanga rwose n'abantu n'interahamwe zagombaga kwica cyangwa abantu bicaga icyo gihe baratinya kari kuri paruwasi baratinya kari mu nzu y'Imana no muri za nsengero bari basegeraga mu zindi nsengero bagatinya aho hantu hari sacre h'Imana noneho ngo abantu abatutsi bakabona 6-3 bagiye ku kiriziya baratashye hashira iminsi 3 bagataha 7-3 barongere barataha bumvaga ko no muri 1994 ariko bimeze bumvaga ko bazagiye bakamaro cya cyumweru ibintu bigatuza bakongera bakagaruka mu rugo. Ni nayo mpamvu habayeho ko abantu benshi bagiye bahungira ahantu bahurira ari benshi ariko by'umwihariko hegereye urusengero cyangwa kiliziya. Ikindi nuko banabikoresheje nka strategy nabo ubwabo barababwiraga abayobozi mujye ku kiliziya mujye ku rusengero kuko babonaga ari ikintu gipanze neza. Iyo jenoside yarateguwe neza cyane. Ubwo rero icyo gihe twasubiye mu bitaro nyuma tuza kujya muri salle ya maternité y'ababyariza naho tumaramo urabona muri maternité habaraga salle d'accouchement gatoya akamuka gatanda twirundamo twese ariko nyuma hari umu infirmière waje aratubwira hari amakaye abantu bashobora kuza kubyara bari buze hano kuko buriya muri jenoside ubuzima bwarakomeje ku cyumweru abantu bajyaga gusenga abantu bazaga kwivuza ubuzima bwari bwarakomeje kuri bamwe kuri rundi ruhande ukuntu umuntu ashobora kuva kwica yarangiza akajya mu kiliziya akava kwica mbere yo kujya gusubira kuri barriere akabanza akajya mu kiliziya. Noneho hari n'ubihaye Imana mbere ngira ngo bagiraga limite ariko bihaye Imana nabo muri 1994 bakoze ibintu bitabaho noneho ukibaza yatanze umubikira cyangwa umupadiri mugenzi we ariko araje ati Nyagasani Yezu nabane namwe ukavuga uti how ugatungurwa n'ukuntu abantu bamwe bari kwihisha abandi bo barakomeje ubuzima ntaho nta cyabaye n'ababatirisha bakabatirisha byose. Oya ntuze ntagaciye Musenyeri Philippe Rukamba icyo gihe yari hariya muri paroisse donc ya Kibungo yavuze ukuntu hari abo babatije dimanche kuri Pasika kuwa kane bakamubonana umupanga agenda arimo yica abantu ukibaza umuntu wemeye Kristo mu buzima bwe ni gute bucya yabaye inyamaswa ni ibintu udashobora kumva n'ubwenge bwawe ariko byarabaye. Nta nubwo yabirekaga n'ubundi yarakomezaga n'iryo joro wenda atashye agakaraba amaraso yabo yishe ubundi bakajya ku meza bati reka dusenge dushime Imana ko yaturinze uyu munsi cyane. Ubwo muri maternité rero naho twaje kuvayo twakomeje tuzenguruka mu bitaro pe tugera mwagumaga uva mu cyumba kimwe ujya mu kindi mukajya mu yindi salle mama yabona nk'abantu baciyeho azi akambwira ati wenda agenda umva zuriya nimba yatubonera agakoma cyangwa akantu gafasha ikibazo cyari cyambere cyari cy'abana kubagaburira ariko bakatwirengagiza cyangwa bakavuga ngo nta kintu bafite cyangwa bakavuga bati batubujije gutanga ibintu nk'ibyo. Twakomeje tuzenguruka kugeza igihe twagereye muri iyo salle navugaga twarayemo nk'iminsi 2 hafi 3 yari salle itarimo abarwayi irimo ibitanda turabyegeranya dushyiraho amamatera hejuru urabona ibitanda byo mu bitaro bari birebire none tukaryama munsi ibindi turabyegeranya byinshi kuva ku rukuta kugera ku muryango kugira ngo bifate urugi kurya umuntu uturutse hanze adasunika tugumamo rero twari twagize ayo mahirwe nk'iminsi 2 nta muntu wari watubonye kugeza igihe uwo nguwo aje. Ubwo rero habaho iyo scene niyo gitaga scene yo kwicara turaganira aranyigisha ndamwumvira ndasohoka njya hanze nsanga hari umuntu nasanze afite ubwana hari abana benshi ni benshi sinzi ahantu bari ahantu yari yabakuye nsanga arimo arabaha amandazi yari afite ipaki nini
ndaza mbicaramo nanjye arama ntiyambaza ngo nibutse mfata rya rindazi nshaka ndi nyuma nanone ku idirishya nditamo sinibwo byanjye naravuze wenda barariha umwana byibura hanyuma ndamanuka nyuma naje kumenya yuko nta n'isaha yashize nsohotse wowe ugiye nibwo bahise baza barabatwara noneho ndamanuka njya muri pediatrie nari ndi urumva nkaho nari nataye ubwenge sinzi ko mama wabo yerekwaga koko ndi kubibona yarabisantaga kwa kundi nyine yari wa mubyeyi uhari kabisa atari umubyeyi ujagaraye ni kwa kundi akantu kose k'abana bawe n'umuryango wawe ukumva kandi bigusaba kwitegura n'iryo sengesho nyine ugasenga with the purpose urumva rero nari nagiye hanze sinahise ahongera kugeza igihe mbonye umuntu ampamagara nari nagiye imbere ya pediatrie umuntu arampamagara ndagenda nsanga ni icyumba kirimo abantu bari nka 15 bihishe benshi noneho ubu bari bangiriye ubwoba bampangayiki babona ukuntu uhagaze hanze kuki uri wenyine abandi bari ntabwo nzi ikintu ibintu ndimo urabona umuntu aguye ngo genda ariko ntabwo akubwiye ngo jya kwa kanaka bahita bambwira ngo guma hano ngo nuguma hanze barakwica noneho ngumana nabo ariko nabwo ntitwamaze na 30 minutes ahise haza umuntu ararunguruka kwa kundi ubona ijisho mu idiri hari akantu umuryango watobotse ku muryango ukabona ijisho asakuriza hanze avuga ati za nyenzi zose ziri hano ahita avuga ngo agiye guhamagara abandi umudamu twari turi kumwe ahita avuga ati musohoke twese tugende tuvana kuko baje kutwica mpita ninjira mu yindi chambre bifatanye nsangamo famille yari proche cyane ya famille yacu nsanga bose niho bari umupapa n'umudamu we n'abana babo n'abuzukuru babo bari benshi gutwara inka twese hamwe nabwo gutwara inka 16 gutyo turafunga bigeze nka 5:00 haza umuntu aravuga ngo ariko iki cyumba kugiye wari gifunze ari kuvugira hanze ahita agenda azana urwego ajya mu idirishya nawe atumera nka wa wundi arasakuza ati bari ubwo bumvisha ari kurira twese tugashaka kujya munsi y'ibitanda bino bitanda byo kwa muganga nabwo bakwisha birangaye hejuru babona ibirenge n'umutwe byose bari abantu barebare cyane tujya bari kamaguru ari hanze hanyuma arasakuza nyine bahita baza baravuga bati mufungure turavuga tuti umuntu wadufungiranye yagiye kandi koko yari yafunze umudamu ninjiramo yarafunze kandi atwara urufunguzo baravuga ati umuntu wadufungiranye yagiye aravuga ati nitwicira urugi murabanza mwishyure mbere ko tubica murabanza murwishyure umusaza akavuga se twakora iki ko tudafite urufunguzo aravuga ati mweranje nimutabikora murabanza mwishyure mutange amafaranga yo kwica urugi mbere yuko tubica bavuga ngo turagaruka saa 9 baragenda bavuga baragaruka saa 9 ngo nyine basize abarinzi natwe turategereza saa 9 kandi hakiri kare twicaramo hanyuma batangira gusenga aho ngaho nyine natwe turasenga twese ariko njye nimba ari icyo gihe twari tumaze cyose twiruka n'inzara n'iki ndasinzira njyaga bimbaho ngira ibitotsi n'ubu ngubu ndasinzira nongera gukanguka baje nyine izo saa 9 barazubahirije baza noneho bararwica bari kwica urugi mu bwana bwanjye nkavuga nti umuntu uri gukubita urugi nafungura ndahita nshamo niruke arangije bakubise bafunguye bari barengaga nk'ijana kinini cyane sinzi umubare wabo ukuntu bangana ariko bari benshi barabarutaga umubare kandi bari benshi kandi Kibungo ukuntu byari wabonaga biri byorganije neza ibitero byose wabonaga ari nk'umusirikare umwe cyangwa babiri ubona ko ari ibintu bipanze neza baraza bararwica baradusohora umushefu wabo aravuga ati sasa ntabwo tubicira mu bitaro ngo ntabwo byemewe baradusohora batujyana ahantu hitwa Musamvu abantu bazi icyo ngo barahazi mu muhanda byabaga bimeze mu byo umuntu y'abantu bari kureba amagare bari ku murongo kureba muri ayo magare niko byabaga bimeze aba mama abana nyine baje kogeza spectacle yabaga ari nka spectacle noneho mwe mugaca mu muhanda hagati babashore intera ziri inyuma izindi imbere izindi ababakubita noneho mwashaka buri wese kugira ngo kubera ubwoba ugashaka kujya hagati no mukaza kwira tuvuga mwakoze umurongo kubera buri wese ashaka kujya hagati baradutwara umuhanda wose noneho kubera uwo mupapa umugore yararembye cyane
yararembye cyane n'umumama mvugamo witwa Kampogo yararembye cyane pe sinzi ikintu yararwaye yaranaciraga amaraso yararembye noneho yananirwa kugenda ari nka kanseri ya kiriya gihe abantu batayizi yananirwa kugenda bakabwira umugabo we ngo namutware natwe tujya inyuma bakamutwara noneho bakajya baduserereza ngo turi muri cortege y'ubukwe ngo nyine ngo bari imbere afatanye n'umugore we natwe turagenda bakavuga ngo dukomeze umuhanda wose w'umusavu ngo tugere hafi y'aho bari batuye kugira ngo bicare hafi y'iwabo sinzi impamvu turagenda umuhanda wose nyine badusakuriza badutuka nabo bose ku buryo wagira ngo nta muntu wasigaye mu rugo bose bari kwirebera turamanuka kugeza ahantu dusora mu muhanda munini tugenda mu kayira gatoya noneho hari akantu k'akayira gaca hagati y'ingo kandi z'imiyenzi mbona hari ahantu ushobora gutorokera mabonye tugeze hepfo ncamo ndiruka kubera ko hari hatoya ku ruhande nta ntera zari zihari hari ziri inyuma n'imbere ntabwo babibonye kugiye ako kanya nabyo babonye ariko nahise nsanga umudamu wari urimo nko guhata ibirayi hari ikintu ari gukora mu rugo niwe wavugije induru noneho nabo bahita bacamo handiki abandi baca inyuma kuko bari bataramanuka barangota bahita bafata barangarura bansubiza mu gikundi baratumanura hepfo barangije bari barahindutse inyamaswa no kuri kw'Imana nk'uwo mugore yaceceka aceceka gute wumva abana saa 9 ariko uyu munsi saa 9 z'ijoro niyo haba hari icyo umwana wawe wamujyana mu muhanda can you imagine kubyutsa abana ngo mugiye kureba icyo kintu urumva bose psychology yabo yari z'amanywa ukagenda kose nyine yari spectacle iteye ubwoba baratujyana rero batugeza hepfo hari mu kantu k'agashyamba ariko bashaka ahantu hari utwatsi nyine atari ibiti barazima twicara nari mfite ubwoba birumvikana birananira kwicara pe abandi baricara ariko birananira barambwira icara noneho bo nkajya nsa kwa kundi usutara ariko uticaye uri gutitira n'amaguru hamanuka naravugaga ndaza kwiruka kubera natinyaga imihoro cyane menya ariko nari nabonye abantu batemaga mbere bavuga niniruka kubera bajyaga bavuga hari igihe abantu bajyaga bavuga ngo byibuze uzakwishwa n'isasu bavuga byibura ya musirikare arandase hari nyo nacungaga ngeze Imana numva chef wabo aravuze ngo umuntu ufite amafaranga ahaguruke ataranarangiza bari mpagaze ufite amafaranga ashaka ndavuga ni igihe bari bahaye mu rugo nubwo byatangiye kandi ubwo nta n'igiceri nta n'ijana wari ufite oh my god ubwoba bwo gupfa nari mfite ubwoba ndahagarara ariko ubwo abandi bose baricaye mu gihe uhagaze arangije arababwira ati noneho wa wundi wa mupapa Leon arabase byibuze mwaturese tugasenga arababwira ati okay musenge wowe bagukuyemo barimo hagati nk'umuntu ufite amafaranga yawe urahagaze avuga ati muri turere dusenge papa aratangira arasenga arangije yarafite aragasitatu yari afite kuva turi ku bitaro imbaraga Bikira Mariya ntabwo nibuka ariko arafite agasitatu n'ababyeyi benshi bakundaga kuba bafite mu ntoki arangije aragafata agashyiramo gutya agafungura ikote agashyiramo no gutya arangije abona arangije ubwo chef wabo leta ababwira ati mutangire kandi byavuze gusa mutangire barayizita ahita atangira bahita ahera nyine kuri abamukubise amukubita imbere mu mutwe amaraso arasohoka mu mazuru mu kanwa aho none ahita abwira n'abandi bose ugihagaze aho ngaho ndi hagati amaraso yangiyeho ndi hagati ariko ntabwo bumva ari ibintu kuriho n'ubu ngoma numva ari nka wumva ari nk'inzozi hafi y'umurebera bihagararamo barabakubita bararangiza barabatemagura barangije akajya avuga ngo abana ntibarapfa harimo abana bato arangije arampindukira amafaranga ari ndamubwira nagira ngo hari ikintu nagira ngo mbabwire nagira ngo mbabwire nuko navuze amafaranga kugira ngo mubashe kunyumva kuko nabonaga mutari bubyumve bose baravuze ko abantu bose basakuza tumva ikintu bari kuvuga ariko ni nko buri wese ashaka kunkubita bose ndamubwira ndatangira ndavuga sinzi impamvu sinzi ahantu amagambo yaturutse sinzi impamvu bacecetse bakanyumva icyo gitero cyose bose barekera baraceceka kumva umwana ugararanye simbizi ndatangira ndabasobanurira ndababwira ngiyewe abantu bose bazi ko nsa na mama
njye waratangiye abantu bose bavuga ko nsa na mama kuva kera nicyo ndi kuzira ngiye papa ni umuhutu nuko mutamuzi urumva ko twavuye ibicumbi papa yarapfuye ndi umwana Kibungo nta muntu ugeze amenya papa ninde ntabwo twabaye i Kigali niho twakuriye na papa n'umunyakigali ariko kubera ko naje kuba kwa isogokuru mugiye kumpora nimba ari cyo mumpora gusa nimba ariko nsa na mama nicyo mama mumpoye ariko ubu nigewe mwaba mwishemeye wanyu ndafuka kanwanya munsinza hano ariko kubera context twakuriyemo yego ni survival muri nanjye natangiye muri primaire mbere ya 90 muri za 19 noneho nicyo kintu twakuriyemo wumva ugera ngiye bwa mbere menya ko ndumututsi byarambabaje ngera kwibaza mama kuko numvaga decision y'ababyeyi bafashe numvaga ari decision y'ababyeyi bafashe kugira ngo ndumututsi bikambabaza noneho ngura icyo kintu ushaka kukipakurura ubwo rero ahubwo byaranyoroheye guhita numva ko ari cyo kintu nakoresha ndavuga rangije numva hacecetse noneho chef wabo aravuga ati hari umuntu uzi se w'umwana arabura ako kanya kandi urumva abo ni abanyakibungo bagakwiye kuba bamuzi bose bari bazi ko se kuko ari n'abaga bose bavuga nyine nuko agatari turabizi ariko ntago ari umwana wabo ni kwa sekuru noneho aravuga noneho mpita nkomerezaho ndavuga nti mwabaza hari umuntu nari nzi witwa Nsengimana yari murumuna w'umugabo mutante yari yaduciyeho icyo gihe badutwaye ariko igare anza mu mutwe ndavuga nti muzamubaze aranabizi neza nyine mpfa kuvuga gutyo kubera ko nzi ko ari umuntu bazi arababwiza ukuri babati okay none umuntu umwe w'interahamwe aravuga ati uyu mwana njye ndumva ari kutubeshya mureke mutware arari wanjye kandi yamaze kwica aho ngaho ndamurarana kugeza igihe tumenye kure anjyana iwe mu nzu abwira umugore we nyine bahitaga ubundi iyo barangizaga nka saa 10 barekeragaho bakajya kunywa urwagwa ubwo ahita abwira umugore nyine ko yagiye kunywera urwagwa ariko nimbura nawe abure nsiga mu nzu umugore ambera umwana mwiza arangaburira njyama arambwira ati wumvise ibyo umugabo wanjye yambwiye ntukire mu bibazo uguma aha ngaha nyaboneka utabona ntoya agatotsi ukagenda ndaryama nibwo mu buzima nagize traumatisme mbi cyane trauma ubwo wari gusinzira iyo nanjye nariyevanishije kuko sinibuka ibintu byambayeho iryo joro ryose natangiye gusinzira mbona nkaho kwa kundi filime itangira kwikina none ibyo wiriwemo none birandengera mbaye vanuye sinzi ibintu byambayeho nongeye gukanguka nka saa 10 kuko kundi ubona bugiye gucya nsanga wa mudamu arahari ari kunshyiraho amaserviette akonje yego amasume kuba narakoze ibintu byinshi sinzi ibintu byambayeho ufite waraye nabi ariko nsanga arahari yabinshyiraho anshyiraho amazi mu gitondo namukiparaza navuze aza atazi uwo ari we arinjira akinjira mbyanga n'igihe ni we navuze nimba wumva uri hakana ibyo navuze nyicire n'undi ufite umuhoro niko nababwiye kuko yinjiye afite umuhoro ntabwo nyicire ariko ngo tugende gutyo gusa tugera kuri bariyeri ya mbere ndamwegera kamufata mbona nta kintu bavuze iya kabiri ndamwegera mbona nta kintu bavuze ubu hari umuntu umwe gusa wavuze ngo uzi ko wa mwana ibintu yavugaga ari byo baraseka babati ni uri mwene wabo arantwara turagenda twinjira mu nzu arambwira ati sasa ibintu wanshyizemo ni amakosa arambwira ngo ntugire ngo ndi Edouard usanzwe uzi niko yambwiye arambwira ibintu wanshyizemo ni amakosa uzi ko bashobora kumerera nabi ndamusobanurira amubwira ni nabuze icyo mvuga nuko ari we wanje mu mutwe ubwo wangejeje hano kandi ibyo bikaba bivuyeho ureke nje gushaka ukuntu nigendera wowe ndeke gusa ndongera ngende nkuko naje arambwira suragiye ndamubwira nshobora gusubira ku bitaro wenda ngasanga abo mu rugo yarambwira ati ibagirwa barayibapfuye bose bose barayibapfuye kumahana ugume muri inzu ntuzasohoke na rimwe hari abantu bari baturanye hari umuntu bari baturanye w'umugande arambwira ati sasa uzajye winjiramo nijoro ngiye kubavugisha urye witongerwa ngumamo ngiyeyo bwa mbere nsanga habaga hari abasore bakadushyira n'akantu k'agasahani gatoya ko twese turi bakuru kandi harimo mbona ko bashobora kuba harimo n'abantu babinterahamwe mbona bwa mbere simbashije kurya ndavuga mu mutwe yanjye w'umwana nagusohoka nk'expose kandi nta rwende kubasha kurya negumiramo mu nzu yaramaze iminsi yarakuye ibijumba hari ibintu n'ibyo ngibyo
nkahita nkirya ukajya ubihekenya kuko icyumba kiraryoha ari kibisi kinamara inzara ubundi nkanywa amazi bityo ntangira kugenda amenyera ariko hari barriere neza aho ngaho kuri iyo nzu niho bakica abantu nari ndi ku idirishya kandi nawe akabyuka ajyayo oya nta muntu yigeze mbona yica na rimwe kabisa we bo kereka kumwe kujya kwishakira ibintu yarubakaga kujya kwishakira nka sima n'iki ariko nta muntu yigeze mbona yica kandi mu Rwanda nabivugamo mu gitabo kubera cyari ikintu kiri generalize hari umuntu ugendana umuhoro nta muntu yishe hari umuntu wagendaga mu gitero kuko kutagiye nicyo cyari ikibazo ni nk'uko ngo bavuga ngo ugiye mu muganda wumvaga nkaho uri kwica amategeko y'igihugu kuko utagiye gufatanya nawe bagutekerezagaho ibintu bagatangira gukeka ko hari n'abantu uhishe hari bahitaga bagushyiraho akabazo ubwo nagumye muri ubwo buzima hari umuntu wasenganaga na mama wari utuye hafi aho ngaho ngaca inyuma umukozi we akampa uturyo dukeya nkajya muri toilette ziriya toilette zo hanze nkabirirayo akambwira ko ntashaka yuko nyirabuja bimenye avuga se mu mutwe avuga ko mama ari wasenganaga na mama ahubwo rubaga ari we abantu bari bahindutse disi abana ntibabimenyaga ariko umukozi we akampa ibiryo nkongera ngasubirayo handi nkigumira mu nzu tubaho muri ubwo buzima bica abantu buri munsi kuri barriere aho ngaho ku idirishya ryanjye rimwe ngasohoka nimugoroba ni nabwo namenye hari umwana naje arambwira ansobanurira byose ukuntu bishe ba mama byose ku murongo nyuma nza kubona umugore ufite ibitenge byabo byombi kuko batwaraga imyenda byose nageze mbona confirmation zose z'uko bamaze gupfa na version yose barayimpa uko babishe byose hanyuma nubwo buzima nabayeho bwo kwica buri munsi kugeza igihe batangiye kumva ngo hari amasasu inkotanyi ziri kuhavanza noneho ndasohoka nijoro byari nka saa yine ndakeka bigitangira mbaza wa mwana kuko ari umwana wo mu gipangu musanga hanze ntabwo najya mugisha abantu bakuru bari kwana babigizaga abana ndabuza bimeze bite arambwira ati imodoka zose ziri kugenda abantu bari guhunga habaye iki inkotanyi ziraje ndamanuka njya gushaka uwo muntu Musenyimana nyine wa wundi yansize muri iyo nzu ariko yari afite indi nzu ahantu hepfo yindi yubakaga utavetsa kabisa y'agashyamba ndamanuka muri iryo joro namenye nijoro ndagenda njyayo ndakomanga ariko n'indi ndamubwira ntabwo yumva n'ibiki kumva ndamubwira abantu bose bari guhunga ndagira ngo nze nkubwire abantu bose bari guhunga aragira ubwoba ndasohoka mfata n'igare turasohoka no kurisunika gusa azamuka ku musozi tugera hariya nyicaza arambwira ati rero tugiye kugenda cyangwa se turagiye ati turahunze ndamubwira se waretse nkigumira hano niba inkotanyi zije zahansanga ko aribyo byamfasha kuko yari abizi nta kintu namuhishaga arambwira ati oya nusigara hano barakwica nanjye baranyica kuko ni ikintu twatangiye wamaze kubeshya ugomba kukumenya niko kugumana ugomba kukugumana nyine turagenda noneho ama igitenge arambwira ngo ngifungishe umutwe ndafunga gutya amana matera arambwira ngo nyikorere ndayikorera tuba turagiye cya kivunge bajya berekana kuri televiziyo abantu turagenda tuva Kibungo dufata umuhanda ugana ahantu hitwa Mutenderi ugana hafi y'Uburundi turagenda umunsi wose kugera nimugoroba turana mu nzira buracya turongera turagenda turakomeza mpaka tugeze aho ngaho Mutenderi ariko ku mabariyeri byabaga ari ibibazo nahacaga bigoranye yarandwanyiriye pe agasobanura ubuhutu bwanjye cyosobanura kandi ubwo n'umutwe nahishe nashyize matera na pano amazu ariko bikarangira tuhavuye turagenda tugera aho ngaho Mutenderi turahaba duhurira mu rugo turabana benshi bose bahunze badushyira mu nzu imwe noneho muri iyo nzu niho hatangiye ku bibazo bose bakemeza yuko nabeshye bavuga uyu mwana tugomba kumwica urumva wari wahunganye n'interahamwe kandi tukarara mu nzu imwe twese bari barashashe hasi n'aya matera na twese nigeze nyiraraho umwe muri bo yise tukaba turara hasi ariko baba nijoro bari kunywa urwago batangira kukwibaza uyu tugomba kumwica bakavuga tuzamwica ejo gutya twicaranye turi gusangira bikaba hari ibyo biganiro undi nawe bakamubaza akavuga ati rega narababwiye nuko asa n'abatutsi gusa ariko ngenda muzi neza ntimunamwibeshyeho rwose gutyo tukabaho gutyo
muri izo nzira ariko najya gukina n'abana bakanyirukana ngo ndumutuzi twajya kuvoma bikaba ibindi buri gihe bakanyirukana nkajya kwihisha mu mirima y'amanana hari uko uzi ukuntu ufata anana ukayikubita ku ibuye igafunguka udafite icyuma ukayiriramo imbere nicyo twakora umurima w'inanasi wamo inzoka burya nyinshi ntabwo bitekereza hirya gihe bizariba ibiruti bikumereye nabi I know bro nihuse bahise bagize gufata decision yo kunyica ariko entretien ndwara malaria sinzana yaturutse mbi cyane ngira umuriro ariko yarahabaga n'imibu myinshi cyane malaria nyinshi cyane ndaremba ngiye kubyuka birananira baraza kundeba baravuga n'ubundi malaria iramuhitana banshyira hanze noneho umwe muri bo akajya nkiniraho aravuga ngo hari umuti ngo bashaka kugerageza bari bafite urumogi rwinshi araruzana kwa kundi babishyira rwinshi afata bya bikombe bitaga ngo ni bya mironko plastique yuzuzamo urwagwa ashyiramo rwa rumogi ngo ugotomere arabimpa ndanga kuko bajyaga hari impuza yavugaga ko urwagwa rushyashya ruvura malaria noneho gushyiramo urumogi yigo niko babivugaga kuko ndajya nibuka kera abanyogokuru tubana na nyogokuru ariko ku mwana ntago barumuhaga kenshi n'abantu bakuru bahitaga bamuganga nk'urwagwa nyine bacenga rwa rundi bagitarura rushyashya ngo urwagwa malaria ihita iguruka ujya hayi ugakira byacu ubwo rero wabona swate ashobora kuba yarumvaga ari kukuvura cyangwa agiye kukwica tu yarabimuhatiye pakunyweye cya gikombe ukuntu kingana ni igice cya litiro ni nusu litiro barabintegeka ku ngufu nabinywa byose birangije isi yahise irinduka wese uraba nimba ryo bikaraga cyangwa isi yikaragaga muri irikaraga ndagwa ntangira kuruka menya nta kintu cyasigaye cyose ndangije ndansinzira bansiga barigendera ku musambi hanze munsi y'igiti barigendera ndasinzira nongeye gukanguka kakayaga ka nimugoroba nkanguka numva saba malaria yari yagabanutse malaria ashobora kuba yari yatangiye gushyiramo numva noneho umutipe nawe araza mu gitondo arambwira arantwara ajya no kunshakira imiti hari centre de santé anyitaho kabisa nyuma noneho umwana wabo arafatwa ubwo iki gihe byatumye batanyica kubera malaria umwana wabo arafatwa afatwa nawe na malaria akana gato kadafite n'umwaka barafite uruhinja bajyana kwa muganga bagerageza ibintu byose ariko malheureusement karapfa noneho aho ngaho niho natangiye kubona ko nanjye umaze kwandura muri ako kanya nta kintu byambwiye za mpuhwe zari zarashize ntabwo byamukozeho ntabwo byamukoze ko mwana wabibonye nk'ibintu bisanzwe nibazaga impamvu bababaye kuko bose bagiye mu kiriyo pe yego avuga se abantu ko igihugu cyuzuye imirambo nabo ubwabo kuko iyo nimugoroba ikiganiro cyabagaho bavuga ngo ngiye nishe abantu bane ngo uwa mbere yagize gutya gutya ngewe bivuga ibigwi muri make bose nta n'umwe utaravuga umuntu yishe baza abantu none ko bababaye abo aka kana karuta abantu bose karuta abantu bose babishe yego bajya gushaka umuntu kuri paruwasi aza kubasengera bakoze ikiriyo gisanzwe none nkabyibazaho ariko nanjye ubwo nari ntangiye kwandura nkavuga se kubera iki ariko bimpa agahenge ngewe baranyibagirwa kuko bakoraga ikiriyo nyakiriyo bakaza abantu bagashyiraho intebe bakaga byose noneho bitusunika iminsi no kujya kumushyingura byose n'umusaraba kandi ubwo hari imirambo y'abantu otu hanyuma tuguma aho ngaho nyuma ndabivuga ukuntu naje kumuherekeza agiye gusura umuntu nabwo tugera ahantu mu gasantere kwa kundi abana bakubagana twebwe twizeye n'izigare ndi umwana kera nta magare y'abana twigiraga kuri aya magare y'abantu bakuru kugira ngo ubashe kuritwara washyiraga ikirenge munsi gutya ukagenda ufata feri n'ipine noneho yabonaga umuntu mukuru burya afite igare wari mutiraga ahantu azamuka ngo ury'umuvire we azamuke n'amaguru ndabikora noneho ndarenga ngo mu gasantere ntabizi noneho babona akana gasa nanjye gaguye ahantu batazi ku igare birabatangaza barangota bahita bamfata banshyira hasi uvuye he mwaravuga ngo uyu nguyu ndabizi ko ari umututsi wari usigaye mu Rwanda kandi Imana iramunzaniye baryo ariko ndatangira nanone ndavuga ndi kumwe n'akana kandi data wacu arazimura nkubona
arangije koko ubwo baravuze ngo nataza mu bitaro baragica amaso nyashyira kuri ka gashyamba ngize imana mbona araje ati kuriya bahita bandeka nsanga baramuzi uwo wundi uvuga ngo ugiye kunyica aba niwe ujya kuanzanira fanta ajya kushakira fanta anzanira fanta orange icyo gihe ariko ukuntu bahita baswitchinga mu I maso know. That was a hatred bari yarashyizwe mu bantu rega kuvuga ari ibintu bisanzwe kwica umututsi cyane. tugarutse rero basanga hari ya panike irenze ya yindi mbi cyane mu rugo baba baramwatatseho twarakubwiye twamenye yuko ari abasirikare b'inkotanyi bageze hano kuko ni nkaho hari harafashwe nubwo twe twarasigaye ariko nta musirikare wari ugihari uvuga ngo inkotanyi zari zarahafashe urebye abantu bose bashakaga inzira yo Inzira yo kugenda. kwambuka i Burundi baravuga ati inkotanyi zamaze kugera muri centre kandi zigenda zibaririza umwana witwa Pacifique bari kumushakisha ni ukuvuga ngo baratubeshye ni umwana wabo we ababonye noneho nawe ibyago bagize bavuga ati ngiye nawe umunsi ko rukuru nyine ari kwijisha abihagararaho barangiza sasa bavuga ati tugomba kwica umwana noneho bacikamo ibice bamwe ntimumwica abandi muramwica nimumwica zamaze kumenya ko ahari ko wenda zinamenye yuko muri none urwo nizihagera twavuga twamushyize ko natwe zihita zitwika nyine hazamo ibyo bintu byo kuvuga cyangwa nese nizihamusanga ubwo birahita bituhuza n'umuryango we turasobanura ko twawushyize n'ibyo bari bari munsi amadisikusiyo babaga barimo nkayo birangira batabishe mu gitondo nka saa sita turi kurya tugiye kubona abasirikare baturutse ruguru ko kundi bagendaga ku murongo umwana barinjiye ati mbonye abatutsi baturutse hariya ruguru b'abasirikare baba barirutse ariko basanga bari bamanutse bahazengurutse hose bahita baza babwira ati muhumure ntimugire ikibazo mwicare muhumure nta kibazo rwose batajya kubasobanurira ariko hari harimo umuntu wanjye niwe waje kubaririza hose niba batangira ariko we ni umuntu usanzwe yagira emotion cyane atangira kurira arafata nuko babaye yambaza ibintu byinshi noneho bati ntitsi twababwiye mu mutima bura niko bavugaga baravuga ati muhumure nta kibazo tubatwara ibintu byarahindutse barabigisha nyine hanyuma arambwira ati rero humura ntugipfuye n'ibiki noneho hagati tugiye gusura ikibungo ambaza nawe umugabo baramubajije nimba twasubira nayo bakumana na bagenzi be arangije aravuga ati turazamuke tuzamukana na bamwe muri abo basirikare bari bazanye imodoka nk'eshatu tugenda twicara mu modoka n'abandi mwese n'uwo mupapa mwarajyanye cyangwa yasigaranye nabo barahagumye bose batwaye wowe nazamuye njye nyine bagiye hanyuma nabo basirikare barazamuka nazamukanye n'abangahe twagiye nka batanu ndakeka twicara mu modoka n'abandi baraza turagenda tujya kuri paruwasi twicayeyo batangira bamwe ndashonje banyereka nk'ari ibiryo kuri table ya hantu ubona ibiryo utabiheruka kandi byinshi kandi byiza nkabura ahantu mpera pe ufite n'inzara ihita igenda ndicara ndagerageza birananira njyaho bikeya turagaruka turicara basubiramo za story z'ikibungo baganira ibintu bagiye bumva kuko uburyo mbigaruka mu buryo bishe mama byari byaramaritse ikibungo ahantu hose kwa kundi nakunda gusenga n'iki abantu bari bamuzi cyane noneho bamugije n'ahantu babicira arababwira ngo banze mureke bya bindi nyine babwira ngo mureke tubanze dusenge aranza afata arabigisha yagendanaga bibiliya akaba afite ishapure afite amabiriya izi bibiliya nini arabigisha arangije abasabira imbabazi arabwira ati imana amaraso yanjye ntizababareho kubwira nka rya sengesho rya Stefani ndakeka abwira nyine ngo babarire kuko batazi icyo bakora na Yesu yarabivuze ku musaraba aravuga ati babarire kuko batazi icyo bakora arabasengera noneho nyuma yo kubigisha gutyo no kubasengera bagira ubwoba bwo kumwica nyine habura ufata iya mbere
babaho ariko nyuma bavuga yuko bamwe baramusunika bamushyiramo gutyo gusa baramusunitse mu cyobo nta mumukoze ubwo rero ibyo byose byagiye bimarika kumenya ngo nibwo buryo apfuyemo hose Kibungo bivuga nabyo bindi bamwe nari yambwiye naho ngaho nicyo cyari ikiganiro tubaho hanyuma tuza kuhava ubwo urarokotse Kibungo mu gihe ntegereje ubwo mukuru wanjye naje menya ko yarokotse yarokokanye n'umutante wanjye yararwaje mu bitaro kuko we bari baramutemye mu mucamano kuko icyo gihe ntabwo ari mu rugo yarararitwe umurambi ubwo yaramurwaje bari mu bitaro Gahini ubwo kuko ntabwo nafite ahandi njya ntabasanga mu bitaro bitagumana n'abasirikare hari urugendo rurerure urumva ugenda ugaruka ku kurokoka ukavuga kuri masike wambaye igihe kirekire utarumva yuko hari ikibazo uburyo wayiyambuye wavuze kuri nyogokuru nawe wafashe ubwo no kubera ko ibintu turi kudusiga nyogokuru wamugarutseho nk'umuntu nawe usa naho mbese za ndangagaciro mama yari afite zo kubabarira z'urukundo nawe yari azifite akanasura abakoze jenoside akabaganiriza akabibutsa Imana urukumva afite ibikomere ariko akabarusha imbaraga akabereka nyine ubundi buryo bwo kubaho n'ubundi buryo bwo kubabarira ariko ahangaha ni wowe nshaka kugarukaho cyane Pacifique uri umwana wa mama wawe niko navuga tu es le fils de ta mère uri na musaza wa mushiki wawe ariko wasigaye wenyine uyu munsi uri umugabo wiyubatse nawe uri umubyeyi ariko nanone mu bintu mama wawe yakoraga n'indangagaciro yari afite ni icyo uyu munsi yagusigiye ku buryo gisa naho kikuyobora cyanatumye uyu munsi ubasha kwandika iki gitabo kuko gukira uyu munsi hari umuntu umaze imyaka 32 aracyari hahandi pretty sure ko nawe ushobora kubusubira muri ibyo bihe kuko urabivuga ukabona ko twasubiye kuri wa mwana w'imyaka 13 ariko sourire ufite ubuzima ufite kuko ubona ko ufite icyizere cy'ubuzima koko nk'ukubivuga ni iki mama wawe yagusigiye uyu munsi kikuyobora kinakugira papa uri we umugabo uri we ariko n'umunyarwanda n'umukozi uri we uyu munsi ukora akazi kawe nk'uko ugomba kugakora yego murakoze cyane ikintu nakubiramo muri ibyo byose ni urukundo ni urukundo rutigishwa ni urukundo rwerekanwa kuko yanyeretse urukundo arwereka abantu bose nta n'umwe ahisemo nta n'umwe ntabwo yigeze areba amoko nta kintu na kimwe yigeze areba ibyo yakoraga byose urwo ngurwo numva ari rwo rwa mbere indangagaciro zamuranze urumva mbivugamo mu gitabo icyo gihe nambaraga iyo masike nimba niko nayise nuko nari ndi guca mu bihe bikomeye nari guca mu bihe by'agahinda by'ubwoba byo kwibaza ibibazo byo kumva deception abantu bakuru barahemutse abo muri kiliziya barahemutse communauté internationale yarahemutse abantu bose barahemutse urumva noneho nkanibana nkavuga ni gute umuntu wasengaga gutya wagiraga neza gutya bamwishe kubikuriye gute nibyo nabagaho noneho nza guhindura ibyo ni Imana yabikoze ndanabivuga mu gitabo hari quote mvugamo ya Martin Gray nanone ivuga ku bitekerezo noneho maze guhindura ibitekerezo nisanga ntagitekereza cyane ku buryo igihe cyose ntekereje kuri mama n'abandi bantu bo mu rugo sintekereza uburyo babishe ahubwo ngatekereza uburyo babayeho mbere icyagiye kibaranga noneho ngasanga noneho bya bitekerezo byanjye bibaye plus positive si nibande cyane ku rupfu ntibanda ku buzima ni nayo mpamvu ngaruka no muri titre ntibanda cyane ku buzima apana uko bapfuye ahubwo uko babayeho noneho byampinduriye imitekerereze mu buzima noneho ngenda ntera iyo ntambwe noneho ntangira kumva yuko ikiremwa muntu ari cyiza bigera n'aha hantu nongera gusubiza amaso inyuma no muri za ntera hamwe twabonaga buri munsi zishaka kunyica ngenda mbasha kudesela utuntu duto bakoraga twerekana ubwiza bwabo wow malgré ça ni umukoro wigize ariko ukomeye cyane ariko byarakundaga bigera n'aha hantu wavuze kuri mama mukuru ntangira kubona yuko ariko ibyo byose nasubiraga inyuma kubera ibyo bagiye batwigisha n'izo valeur wavuga nyine byorohera gutransmeta mu bandi bantu no mu kubaho kwawe ntangira kubasha gutandukanya ibikorwa by'umuntu n'umuntu
icyo kintu kiragoye wabashatsemo ubumuntu marigre ubunyamaswa bagize ariko se ubumuntu muri bo bwari ushobora kubuvanayo ushatse neza ukabona akantu keza kamurimo ushobora kugakururayo ntabwo byapurika ku bicanye gusa n'undi muntu wese uguhemukira mu buzima ushobora kumureba hari utuntu twiza umusangamo bisaba akazi kuri wowe nawe kuko hari umuntu wavugaga avuga n'ibyaha bya jenoside ni icyaha kinini cyane ariko akavuga n'ibyo hari ibyaha bitababarirwa ariko nta muntu utababarirwa donc ntitubabarire ibyo yakoze ariko tubabarire ibyaha ibyo ntabwo bibabarirwa kuko birenze ikiremwamuntu ni ukuvuga ngo wasohotse mu cyitwa ubumuntu aho uri ntabwo kiri mu muntu byibuze uvuga ngo uyu muntu akivuka yari uruhinja nk'izindi ntabwo yavutse nk'interahamwe hagati ibyo yaciyemo byamubwiza yabayeho n'ukuntu uvuga uriya mumama hahandi waraye umugabo we yavuze ngo nasohoka ngo nawe ugende ukuntu umuvuga uramuvugana tendresse ariko ntibivuze yuko bari abana beza cyangwa ntabwo bari abana beza ariko yakizeho izo soni agabanya umuriro mu by'ukuri we yarisovaga iyo umugabo yiza mvuga umuntu witwa John mu gitabo John naramucunze bari gutema ibyo byose navugaga yari afite umuhoro nta muntu yigeze atema yarawutambikaga akakubita gutya kugira ngo yerekane ko ari gutema abantu bose bamuzi sinzi ubu ngubu sinamenya amateka ye ariko nibagiye muri gacaca bamukatiye ko yishe ariko nta muntu yigeze yica hari abantu bita ngo ni aba refusant nabisohora igitabo naga mbisoma ni wa muntu ugumana dignité ariko nanone ntiyitandukanye n'abari kwica kuko ni umujyi umwe bose bajyanaga muri baba bakirimo ikintu cyiza uwo John tugitangira guhungira ku bitaro twari twahuye mama afite amafaranga hari amafaranga 100 umuntu yari yamuhaye ahita yamuha avuga se niyo geste mama yakoze yatumye wenda atinya kwica ibi byose umuntu aba yibaza ariko avuga ngo muri we haracyarimo ikintu icyo kintu rero nicyo cyagiye gituma nongera kugira ubumuntu muri jyewe n'ibintu nagiye nsoma cyane pe kandi abantu bari mu bintu positif ngira ngo ni byinshi twakura muri ubu butumwa gusa urumva ko icyo Pacifique aharanira ni ubumuntu humanity ireke kuducika burundu kubera amateka yabaye ntiduheranwe n'inzika n'urwango n'agahinda ahubwo turebe ubuzima nyuma y'ibyo twanyuzemo ubuzima bukomeza kuko hangaha usoza unavuga uko wiyubatse akazi wagiye ubona uko washatse abana wabyaye ibyo byose bigaragaza icyizere cy'ubuzima wakomeje kugira malgré nk'ibi ibyo wanyuzemo nubwo wabinyuzemo ku bantu bifuza kino gitabo rero bagikura he kuko hari abantu bashobora kuba bati ndashaka kumenya tubanosheyeho gutya gatoya ariko n'abantu batinya gusoma cyanditse neza kiroroshye ni page 221 ku bantu nkanjye na Michelle dusoma vuba umunsi umwe kandi ubwo harimo n'abana n'akazi ubundi nkiri umukobwa iki gitabo amasaha 3 maximum nabaga nakirangije ubwo rero ni igitabo cyoroshye gusoma rwose cyanditse inyuguti nini ntabwo bisaba rupe ariko kinanditse neza quand même ubundi rimwe na rimwe biragora gufata ubuhamya bwawe ugasa naho ubasha kubura konta udashyizemo amarangamutima ngo arute ibyo uri kuvuga ariko nukuri wacyanditse neza ku buryo umuntu naje gusanga muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ubu twese uko turi hano dufite amateka yihariye ni ukuvuga ngo hari ibintu biri unique wavuze undi muntu adashobora kwisangamo n'undi ni inkuru yawe ariko hari n'ukuntu wanditse ku buryo n'iyo umuntu yaba atari umunyarwanda it's so easy to understand uko harimo urukundo rw'umubyeyi harimo ubumuntu entre parenthèses umuntu ashobora kugira nubwo ibindi byose harimo ubunyamaswa harimo utuntu twinshi mbona umuntu uwo ari we wese ashobora gukunda hano urabona hano kuri page ya mbere hari ahantu mwabonye kano kantu soutien à la Fédération Wallonie Bruxelles impamvu ibyo ngibyo wari uvuze kirenga ku Rwanda abangaba bemeye yuko igitabo kijya muri education kigakoreshwa mu mashuri mu mashuri yo mu Bubiligi kubera ko numvaga ari ikintu nasangiza n'urubyiruko ni nayo mpamvu gifite annexe 3 hari annexe ivuga ku mateka ya jenoside hari annexe ya kabiri ivuga kuri etape
ziri 10 zigeza kuri jenoside kuko niho bitangirira hari hose bavuga déshumanisation identification n'ibindi byose kugeza igihe igikorwa nyirizina cya jenoside kibaye noneho Alex ya nyuma ikavuga kuri kwiyubaka no kuvuga kuri resilience nibi byose rero nashyiraga hamwe kugira ngo kuko hari abantu benshi cyane banditse kuri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi byinshi bandika ariko nkagera nkumva nakongera nako kantu ko kwibaka kanywa ntekereza ko cyaba n'igitabo cyiza natwe muri education hano bakoresha abana mu minsi yashize twabivugaga ko ababyeyi bakibura uburyo bwo kubwira no gusobanurira abana amateka yacu mu buryo bwiza hari uruhande rubayobya hari uruhande runanirwa kuvuga ibyarubayeho noneho ukabura ahantu hera ariko nk'umubyeyi buriya ufite nk'abana tuvuge nk'abana bo muri secondaire baba bashobora gusoma igitabo nk'iki ushobora kukibaha ugahita uheraho iyo abana bagisomye bakamenya amateka ya jenoside bakamenya urugendo rwa Pacifique bakanamenya na resilience aha niho banahera bavuga ati mama papa wewe resilience yawe kuri wowe ko Pacifique dusomye ibi kuri wowe byari bimeze gute uwo wongeye kwiyubaka gute gutyo ubwo iki gitabo rero bagisanga hehe kuri ubu ngubu ndivugana n'amalibrairie ariko bizakizaboneka muri amalibrairie asanzwe yo Kigali vuba aha ngaha uri hanze y'u Rwanda akeneye PDF cyangwa ashaka hard copy kiriho kuri Amazon kiriho hari yitwa Libre Nova kiriho hari yitwa Fnac kiriho kiri ku ma platform menshi kandi ni no gutegura version y'Icyongereza vuba ni byiza cyane that is good Pasi reka tugushimire cyane kandi twizere ko atari cyo gitabo cya nyuma kuko uri kutwereka icyizere cy'ubuzima bivuze ngo wenda ushobora kuzaduha indi nkuru runaka noneho ishimishije yakwigisha n'abandi yego reka tugushimire cyane Refi reka mbashimire wakoze cyane yego kubifuza rero foi en la vie malgré tout ni igitabo cyamaze gusohoka cya Pacifique Kayihura twizere kuzagishakisha nawe kugira ngo usome kandi tunashishikariza abafite amateka nabo kwandika kuko ni byiza bituma dusigasira amateka ntazibagirane reka abari nahangaha dusoreza kino kiganiro icya mukomeze mu likinga mu sharinga mutwandikira kugira ngo natwe tumenye ibyo mwakuye muri kino kiganiro ishya naho utaha bye bye